Hallelujah. 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 Ndagira ngo numwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. It is a good time to read the Word of God. Ibindi byose byakozwe. Everything else has already been done. Umwanya turimo no ijambo ry'Imana. So this time is a time for the Word of God. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. I want us to read the Word of God. Byanditse muri Habakuki igice cya gatatu. In Habakkuk chapter 3. Habakuki igice cya gatatu. I'm going to read the book of Habakkuk chapter 3. Umurongo wa 17 kugeza wa 19. Verse 17 to 19. Habakuki igice cya gatatu umurongo wa 17. The book of Habakkuk chapter 3 verse 17 tugeze ku murongo wa 19 until 19. Umuntu wadusomera neza ikirundi adategwa tukumva neza ijambo ry'Imana turagira ngo somere. Can anybody read for us in Kirundi? We're going to ask anybody to read for us in Kirundi. Afashe mikoro birumvikana. Hallelujah, 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 hallelujah once again. Amen. Mutubwira igice subiramo igice Habakuki igice cya gatatu umurongo wa 17 kugeza wa 19. I want to go to Habakkuk chapter 3 verse 17 umurongo wa 17. Habakuki gatatu. Igitabo cy'umuvugishwa w'Imana Habakuki igice cya gatatu umurongo wa 17 haravuga ngo naho umusokoni utoshurika canke n'imizabibu ngwigire ico yama n'icimburo c'imyelayo kikabura n'imirima ntiyere indya namba n'umukuku ugahenebera mu ruhongore ntihabe hakigira n'inka mu rugo naho nyene jewe nzonezerezwa uhoraho mpimbarwe n'Imana y'agakiza kanje. Murongo wa 19 uhoraho umwami niwe nkombezi zanje niwe ahindura ibirenge byanje nk'iby'impongo kazi kandi azompa gutambagira ku dutwe tw'imisozi yanje. Amen. Noneho Amen. Turongeraho n'Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza wa 8. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Ifilipe. Let's go and jump in the book of Philippians. Philippians chapter 4 umurongo wa 4 kugeza wa 8. Verse 7 to 8. Umurongo wa 4 kugeza wa 8. Abifilipi 4 ku murongo wa 4 haravuga ngo mwame munezerwa mu mwami wacu imisi yose ndabivuze ubugira kabiri ni munezerwe. Uburwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose umwami wacu ari hafi. Ntihagire ico mwiganyira ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyumviro byanyu muri Kristo Yesu. Murongo w'umunani haravuga ngo ibisigaye bene data ibyo kuri byose ibyo kubahwa byose ibigororotse byose ibitanduye byose iby'igikundiro byose ibishimwa byose nihaba hari ingeso nziza nihaba hariho gushimwa abe ari byo mwiyumvira. Murongo w'icenda haravuga ngo
umurongo wa 8. Oh, n'umurongo 8. Murakoze. Amen. Murakoze cyane. Ndagira ngo sabe n'umusomyi wacu mu cyongereza asome. Let's go and read the book of Habakkuk. Arasoma hamwe gusa niho tumubwira gusoma. Habakuki igice cya 3 umurongo wa 17 kugeza wa 19. Let's read the book of Habakkuk, chapter 3, verse 17 to 19. We shall read once again. Though the fig tree does not bud, and there is no grapes in the vines, though the olive crops fails, and the field produces no food, though there is no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The servant of the Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to he enables me to tread on the heights. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Aya magambo na magambo meza cyane. These are very good words. Ariko yavuzwe mu gihe gikomeye. But they have been spoken through hard time. Aya twabanje gusoma. Because the book we read the first time. Yavuzwe n'umuhanuzi Habakuki. They were spoken by God's servant Habakkuk. Habakuki yahamagawe n'Imana nk'umuhanuzi. Habakkuk was called by God like a prophet. Ariko yahamagawe mu gihe cyari gikomeye. But he was called by God in a hard time. Ndetse icyo gihe tukibona uhereye ku murongo wa mbere. And if you read from chapter 1 of the same book, you can see that. Mu gihe abandi bahanuzi batangira, because when other prophets will start, bavuga bati uku ni Uwiteka avuga. They will say this is what God says. Nimwumve ibyo Uwiteka avuga. And that here's what God says. Bakavuga n'andi magambo menshi barangiza bati uko ni Uwiteka babwira. They'll say many words, but at the end of the message they will say this is what God says or tells you. Hano Habakuki suko yatangiye. But Habakkuk didn't start the same way like others. Yatangiranye amagambo yo kwitotomba. But his starting point was to complain the message. Tubibona ku murongo wa 2. We can see in verse 2. Aravuga that he said, Uwiteka we, the Lord, oh my God, zataka utanyumva ngeze ryari. How long will I call upon you and you don't respond back to me? Ngutakira iby'urugomo, ngutakira iby'urugomo ruriho ntubikize. That I call upon to you but you don't save it. Urebe ku gice cya mbere. Noneho ku murongo wa mbere bambe ku murongo wa 3 agakomeza avuga ngo niki gituma unyereka gukiranirwa ukareba iby'ubugoryi. Amen. On verse 1 it says, why is it niki gituma unyereka gukiranirwa n'umurongo wa 3. He said, why do you show me the injustice or what is not right? Ukareba iby'ubugoryi. And then you tolerate wrongdoing. Aya ni amagambo ahwanye na kwa kundi hano muri Amerika. So this is the same message of how America is now. Tujya tuvuga ngo to complain. That we say to the dog. Iyo uri ku kazi, because when you are at work, iyo bakubonye bwa mbere when they see the first bareba mu maso yawe, when they see in your eyes, bahita bakubaza no complain. They can say no dog. Mbese ntacyo uri kwitotombera. Are you not complaining yet? Bishatse kuba akazi karagenda neza. Meaning that how is the job? How is it going? Is the job not going well as you thought? Habakuki yahawe ubutumwa bukomeye. Habakkuk was given a powerful message. Ubwo butumwa, but that message was given. Mwisirayeli abantu bakoraga ibyo gukiranirwa. In Israel they do things they're not supposed to do. Imanza zari zaragoramye. Because their judgment has been swayed. Ntabwo bataga imanza zikiranuka. They will not judge righteously. Umupfakazi iyo yazaga, because when a widow comes, bamukiraga urubanza rugoramye. She will be punished in a twisted way. Ndetse n'imfubyi, but even offering comes, bazitagaho muri iki gihe cya Habakuki. They wouldn't care about the offerings in Habakkuk's time. Iki nicyo gihe Habakuki yahamagawe. And that's when Habakkuk was called. Noneho Imana iramubwira. And then God told Habakkuk, kubera ibyo ngibyo Habakuki, because of this, ngiye kohereza ubwoko bukomeye. I'm going to send a powerful nation. Ubwoko buteye ubwoba. A powerful nation, a terrifying nation. Ubwoko bwiremeye amategeko yabwo bugenderaho. A nation that follows its own laws. Ubwo ntabwo buzababarira uwo ari we wese. That nation
will not buzaza have mercy buteye to anybody. ubwoba. It will be terrifying nation. ubwo ni ubwoko bw'abakarudaya. And that is the nation of Chaldees. Imana yari igiye kubohereza mu gihugu, Basically, God was going to give them away. kandi bagombaga gukora ibiteye ubwoba byinshi. And they must do things that is very hard. Iyo hari ubwoko buteye ikindi gihugu, Because when a nation attacks another nation, icyo gihugu tubibona mu gihe cya kera, we can see it long time ago. in noneho history. bakabatsinda, And if one nation loses, babagiriraga nabi cyane. that nation will be harmed. Bafataga abagore babo ku ngufu, They will take the losing nation's wives by bafataga force. abakobwa babo ku They will ngufu, take the daughters by force. bafataga amazu yabo They will bakayatwika, take their homes by force. basaruraga imirima yabo byose They will take bakabitwara, all their lands and fields. bagafata n'ubwo bwoko butuye icyo And gihugu, that losing nation will take the people, the bakabujyanaho citizens, iminyago. and will be taken as slaves. kandi ubwo bwoko butuye icyo gihugu And bwatsinzwe, That losing nation that has lost, nibwo bwakorerwaga iyo mitwaro yose, that all the burden will be on their backs. ibiremere byose basaruye, Because all the hard things the winning nation will be ibyo doing, bageze mu mazu byose, all the things found in their homes, barabibakoreraga bakagenda babijyanye mu kindi gihugu. that they will carry on their backs into another nation. The winning igihugu nation. bagendaga batazi n'igihe bazakiviramwo, The nation they're going to, they don't know how long it will take to none arrive. bakahabera abanyagano igihe But nevertheless, kirekire. once they arrive, they'll become a slave for a long time. uko niko Imana yashakaga kugenza Abisirayeli. And that's how God wanted to do against Israel. Yabwiye Habakuki He told Habakkuk yuko igiye kohereza ubwo bwoko, that he's going to send that nation, bizaba ari igihano ku Isirayeli. and that become a punishment to the Israelites. Bituma noneho Habakuki yitotomba, So the Habakkuk complained. aritotomba, And he complained ati Uwiteka, and said, God, ni iki gituma ibyo mvuga byose ni iby'urugomo, umbwira iby'urugomo. the wise, whatever I'm saying, you only tell me things that are Aritotomba injustice. cyane. Nongere mbabwire ko But let me tell you this again. iyo umuhanuzi yabwirwaga n'Imana, When a prophet was taught by God, yahabwaga n'impano yo kureba uko ibyo bintu bizagenda, they'll be given a vision to see how the prophets prophesies or message will come out to be. agasa naho ageze muri icyo gihe, Basically, when they arrive in that moment or that time, akareba ko they bizagenda. will see how their message will happen in the Habakuki future. yarabibonye. But Habakkuk saw that too. He saw that Ariko vision. noneho Habakuki But then Habakkuk, yuzuye umwuka wera, filled with the Holy Spirit, yaje kubona yuko ataguma mu kwitotomba, then he saw that he cannot live in his complaint. abona yuko Uwiteka akora ibyo ashaka. But he saw that God does as he pleases. Uwiteka akora ibyo ashaka, Because God does as he pleases. ntabwo wamubuza gukora ibyo ashaka. You cannot stop God to do what is pleasing. N'Imana igenga byose, Imana Because he's ishimwe a God cyane. of all things. Amen. Uwiteka arakubita, Because God can punish. ariko Uwiteka akongera akomora But then inguma God once again can come around. akongera akomora inguma yagiriye uwo muntu. God can punish you and come around again and comfort you. Uwiteka ameze nk'umubyeyi, Because God is like a parent. umubyeyi ukubita umwana we, A parent can punish their child umwana agatangira akarira, and the child cry. umubyeyi akabona uko But umwana the arize. parent see the child is crying. Hari n'ababyeyi bamwe, abagore bamwe abona aturitse Some akarira parents, some nawe, mothers who cry too because the child is crying. tinikubitiye umwana none And they say, now look, ndamubabaje, I have punished my child. My akaza child is crying. gutangira kumuhoza. And they turn around and come back and Imana ni comfort the child. umubyeyi, haleluya, God is a parent as well. irakubita kandi God can ikongera punish igahoza. and come around and comfort you. Noneho So, Habakuki nibwo noneho The- yaririmbiye Imana mu gice cya gatatu. Habakkuk said to God in Hari chapter 3, twavuga ngo ni zaburi yaririmbiye Imana, we can say he sang a song of songs. ndetse ikaba igaragaza gusenga He showed his prayers n'ibyiringiro byafitiye ku Mana. and his desire he has to God. From God. Noneho ntabwo ari byo, ntitureba icyo gice cyose, We're not going to see the whole book, the whole ariko chapter, turareba amagambo yavuze but rather we're going to see the words he ku said gice in his prayers. cya gatatu umurongo wa 17, Chapter 3 verse 17, aho Hezekiya, aho Habakuki yaravuze ati, Habakkuk naho said, umutini utatoha he said, although even a fig tree n'inzabibu ntizere imbuto,
And if it's not grapes on the vine tree, twabonye yuko so we saw umutini we saw a mu fig. kirundi harya twavuze ngo witwa ngo iki? We saw a fig tree. Oya muri Bibiliya wasomye umusokoni ngo naho umusokoni utatoha. I said, although a vine tree cannot grow ntizere fruit, imbuto, if a grape tree does not, if a vine tree does not grow grapes, bagahigira ubusa imyelayo, and it is no olive in the crop field. biraba byiza urebe icyo gice turi ku gice cya gatatu hereye ku murongo wa 17. Noneho aravuga ngo n'intama zigashira mu rugo. And if there's no sheep in the den or in the pen, aho yarari kuvuga ngo nubwo bazaza bagasarura byose bagatwara, basically you are saying, if they could come and nubwo take everything bazafata away, amatungo yose if they could take bakajyana, all his cattle and his own nta possessions, kizambuza gushima kwishimira Imana. then nothing will Imana stop you idufashe. from praising God. Haleluya. Amen. Kwishimira Imana yacu mu bibaho byose, Praising God happens all the time. uwo niwo mutwe turi kuvugaho none. And that is the topic of today. Kwishimira Imana. The rejoicing in Mu God. Bafilipi hahandi Philippians, Pawulo aravuga Paul said, igice cya 4 umurongo wa 4 chapter kugeza uwa 4, verse 8, 4 to 8, he said, mujye mwishimira Uwiteka mu bibaho byose. Imana ishimwe the cyane. rejoicing in God in everything. Noneho Pawulo Then Paul, mumbabarire murantunga do bajya forgive bakivuga me. mu Kirundi, umugaragu w'Imana Dawidi akavuga Then David said, muri Zaburi ya 11 umurongo wa 3, Psalm 11 verse 3, aravuga ngo David said, niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? if the pillar destroyed, what would the righteous do? Imfatiro ni zihe? So the question is, what could be considered the pillars? Ni bwa butunzi dufite, It's our wealth. ni bya bintu ufite mu It's our rugo, possession we have in our home. ni umugabo wawe, It's your husband. ni umugore It wawe, is your wife. n'abana bawe. It's your kids. Mbese imfatiro zishenywe wakora iki? If the pillar, let's say, if the shield is destroyed, what would you Ukaryama do? wajya kubyuka ugasanga Because if you go to sleep, uwo wakundaga wari wishimiye, and you find the one you love, imfatiro zashenywe, that the shield that is destroyed, niwe wari wubatseho, he was the one that she was the one you umugabo wawe built on, wakundaga the husband cyane, you loved, abana bawe wakundaga that the kids you cyane, loved, umurimo wakundaga the cyane, work you loved. noneho imfatiro That's so- zasenywe. If the pillar or if the shield is Why destroyed, what would you do? Urabyutse usanze umugabo wawe ntakiriho, That in the morning, when your husband is dead, is a corpse, umwana wawe yapfuye, the child is a corpse, n'akazi kawe ukirukanyweho. and now you're far from your job. Ngibyo ibyo tuba twubatseho nk'imfatiro Now zawe. this is the thing we are built on as a pillar or as a shield. Umukiranutsi So, imfatiro zishenywe. What would a righteous? What would you do if the pillar or the shield is Icyo ni cyo destroyed? gihe Habakuki yari agezeho. That's how Habakkuk was. Imitini itongeye kwera, The fig tree could grow no fruits, n'amashyo amatungo agashyira mu biraro, and there was no grape in the vine tree. ibintu yari afite byose bikarangira. All his possession he had was gone. Yakora iki? But he said, no matter what would do, Ni iki Habakuki yari gukora? what would have done? What Yari would he have done? kwitwara ate? How would he have cared or took Ibyatumaga abaho himself? ko Because bivuyeho. all the things he possessed is gone. Mbese imfatiro ko zisenywe So now, umukiranutsi yakwitwara ate? if the pillar are destroyed, gihe what would he yamera do? ati, What would he have done? What would he have done back then? Hari umuntu ujya uhimbaza Imana, Those individual who ugasanga praise arashima God, Imana, aranezerewe Imana, that they praise God, they show God they have joy, ariko afite ikindi ashingiyeho. but they have something they are built on. Umugabo we ari aho, The husband is there, umugore we ari aho, the wife is there, abana be bari aho, their kids are there. ibintu bye nta The kibazo, only thing he had is there, akumva the ati problem, ndakomeye. but they say they are strong, they are Urwo healthy. rufatiro rwe, That is his pillar. urwo ni rwo rufatiro That rwawe. is your pillar. Nk'umukiranutsi As usa the righteousness, n'ubyubatseho. many of us are built on that. Urwo rufatiro The question rushenywe is, wabyitwaramo. if that pillar is destroyed,
what would you do? wagenza ute? How would you behave? Ijambo ry'Imana The word of God riraduha igisubizo. has given us an answer. Tesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 18, urwandiko Paulo yandikiye abatesalonike First igice Thessalonians, cya 5 umurongo wa 18. First Thessalonians chapter 5 verse 18. Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 18 haravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Imana idufashe. Amen. N'ibifatiro zacu zisenyutse, If our pillars are destroyed, imfatiro zacu if our zikabaho, pillars are there, icyo Imana idusaba ni ugushima. what God wants us to do is to Mu rejoice in Him. Giswahili bo babivuga Is what they ukundi, say. baravuga ngo shukuruni Mungu kwa kila jambo, And they said, thank God for ngo everything. shima Imana kuri buri Just kintu. thank God for everything. Hari umuntu abana b'iwanjye bari bakiri batoya bigeze kumbwira, There's a person who, when their kids was too young, they told me once. cyabaye ku rusengero rwa Uwaminifu ni Bukavu. It happened in a church called Uwaminifu in Bukavu. Hari umugabo There was a man. wakizwaga ameze neza rwose. A man who was very nice. Noneho And then pasiteri yaramutanzeho urugero. our pastor gave him as an example. Uwo muntu But that man, umugore araza aramubwira, turabizi the wife came and said, you know, umuturanyi yafashe ibuye that my neighbor took a rock aritera, avuga umwana we ati yariteye kanaka and yamukomerekeje. then he threw the rock to my child and the child got wounded. Umugabo ati It haleluya, hasn't said Imana hallelujah, may ishimwe, God be praised. haleluya, He said Imana amen. ishimwe, He said God be haleluya, Imana praised, ishimwe. amen. He said hallelujah. Umugore atumva uko But avuze, the wife said, umwana bamuteye ibuye, that your Imana child ishimwe. is wounded, but you say God be praised. Mu kanya baje kumubwira, And then later on they came and told him uzi ikindi, that you know what? ngo umwana yari yagiye kuvoma baramusagarira, n'icyo yagiye kuvomamo barakimena. The child who went to fetch water got robbed, and all his equipment was took. Imana ishimwe, And he said Imana hallelujah. ishimwe. And then he said hallelujah, God be Umugore praised. akajya karungu, But the wife would be in sorrow and pain and birumvikana ntibari anger. bageze ku rwego rumwe rwo Basically, gukizwa. their salvation was now the same level. Murabizi ababyeyi bose, mvuga You know that ababyeyi, when I say parents, nimumbabarira nkoresha forgive irindi me. zina bavuga ngo pejoratifu, umugore. usually can say a mother, Abagore especially ntidukunze guhanya kwizera no gukomera. that mothers who don't share are the same condition of Umugore faith. byaramuriye, So the biramubabaza. wife was hurt. Umugabo was wanjye pained. ndamubwira asa naho I tell my abyishimiye, husband, but he aho feels kugira ngo happy. agende ajye That instead of going, yumvaga yagomba kugenda but she guterana wanted for amagambo husband to n'abana. go and attack a person who attacked the Nibishoboka akanarwana ati umwana wanyu yagiriye urugomo abana banjye. because her child was being harmed by the kids. Ariko ijambo ry'Imana But the word riratubwira of ngo, God says mu bibaho byose that in everything that exists, muhore mushima they always rejoice kuko ari byo because Imana ibashakaho muri Kristo because it's Yesu. what God wants Haleluya. from you through Jesus Christ. Hallelujah, amen. Twahamagariwe gushima Imana, We were called to thank God, ni to nacyo praise gituma God. Imana yaduhamagaye. And that's what God called us. Mu ijuru tuzabaho mu mibereho So yo in gushima heaven we Imana, live by praising God. His tuzaba name. twishimye That will be rejoicing Reka God. mbabwire. But let me say this now. kugira ngo Imana iduhamagare, For God to call si us, uko yabuze ibindi biremwa biyishima. not because God could not find out the Uzi ko mu creation. ijuru hari But you know in abamarayika heaven, there is Uzi ko mu angels. ijuru hari You know in abamarayika heaven, bahora bashima Imana, there are angels that praises God. badahwema gushima Imana. They praise God all the Ndetse time. Unless hari n'abo ubona urebye mu gitabo cya there are those you Ezekiyeli, can see in Ezekiel ibiremwa bihari that their creations that biremwe mu exist, buryo butangaje. created in amazing ways. Ikiremwa kimwe gifite imitwe ine, Because the creation has 3 heads. umutwe umwe But isura y'abantu, one head has a undi being. mutwe ubona ari Another intare, head is a lion. undi mutwe And another head ari inka, is a cow. undi mutwe And another head ari igisiga. is a bird. For Kikaba ari example. ikiremwa kiri aho, And it's a creation that exists. bidahwema kuvuga ngo Let us not Uwiteka say rera, that may God, Uwiteka that God is rera, holy, that Uwiteka God is rera, holy, that God Uwiteka is rera, holy, Uwiteka that God is holy, rera, that God is Uwiteka holy, rera. and Bihora God is holy. bihimbaza
imana ku manywa na nijoro. Imana kandi ntibikorana ububata, biba binezerewe cyane, biterewe hejuru ngo Uwiteka rera, Uwiteka rera, Uwiteka rera. Imana ishimwe cyane. And God be praised, amen. Abo bose bari mu ijuru. And that is heaven itself. Hari n'abandi, And there are others, abamarayika, that the angels, abakerubi, the n'abaserafe, seraphim. amazina mbese ni menshi. There are many names in the Bible. Ariko But turebye muri Yesaya igice cya 6 haravuga looking at that, hari abandi bari imbere y'Imana there are many before God bafite amababa who has wings. ngo amwe batwikiriza amaguru yabo, There's some andi batwikiriza mu maso habo some cover their eyes, their feet, kubera nobody. icyubahiro Because of cy'Imana, God is honored. badashaka kureba That they Imana, cannot see God's face. bitwikira mu maso, That they cover their noneho eyes. andi mababa And akaba ari ayo other kuguruka. wings. Abo ngabo nabo So those bari angels hafi y'Imana, that before God, kandi umurimo wabo and ni their uwo work guhimbaza is to praise ukwera God. kw'Imana. That God is Haleluya. holy, amen. Uwiteka rera, That God is holy, arera, amen. arera. Hallelujah. Nicyo gituma And that is why ahantu hamwe there's some verses Mose yabwiye Imana, Moses taught God. Imana ngo ugendane natwe And he said- n'iki byose. and he said, God, Ariko walk with us Imana at all times. yavugishije ukuri iramubwira iti, And God kandi said- ni God told him nyakuri honesty. kandi ni nyakuri n'ubundi, And God is truth. ngo nagendana namwe nabarimbura And he mwese. said, if I go with you, I will destroy you. Kubera iki? Why? Ubu mbese kubera ibyaha by'abana b'abantu. Because of the sins of the human beings. N'ubu ngubu Even now, amahirwe yacu arahari namwe. our grace is upon you and us. Yabonye ko idukunda, ariko mbese kwera kwayo God saw that kutatuma tuyegera yaturimbura. God saw his holiness and his love. Ibona umwe gusa wagomba kutwitangira. And God saw that if he comes Yesu himself, he would destroy us. Yohereza But umwana rather he wayo chose w'ikinege. one to come in his stead. Umwana wayo w'ikinege So he kugira sent his ngo only son so that adupfire, his son could noneho die. tubabarirwa ibyaha Then he byacu, could be forgiven of tuzahabwa our uburyo bwo sins. kwegera Then he Imana, could Imana receive ishimwe cyane. life. Haleluya. And be close to God, amen. Noneho hari n'indirimbo baririmba mu And Giswahili There's a song that Ivuga sings in ngo- Swahili that says ngo ni Yesu ni mwisho wa upendo. that just Christ ngo is the sinzi uko nabisobanura epitome of neza. love. Kenshi gusobanura ururimi mu rundi uhita ujya Sometimes urugabanya one language to another ntibigire agaciro, ariko could not say the same value, ubisobanuye but they explain it. iyo dukoresha indimi ebyiri zigongana, wenda bimwe ntimubyumve neza, ariko wenda umwe ajya agenda gahoro ndagende gahoro bitume tubyumva. Noneho So then, aho hakaba havuga ngo but it's trying to say that ngo Yesu Imana Jesus Christ, the God ni gave us, mwisho wa upendo. He is the epitome of Mu love. bundi buryo ni iherezo Basically, He ry'urukundo. is what the ending of love. Nibwo buryo bwonyine Imana yari isigaranye He was bw'urukundo. the only way God saw Kuvuga ngo love. yaradukunze So cyane, God loved us so much ariko noneho kugira ngo itwereke for Him to show us urukundo ruhebuje, that love is unconditional. wa undi yari yizigamiye w'iruhande, The one who was close to Him, Yesu the Jesus Christ, iramuduha ngo kutwereka ngo and dore He nta sent kindi Him as a mbahishe. sign that nothing I'm hiding from you. Uru ni rwo rukundo Basically, nibwo butunzi this nari is- mfite bwa nyuma bwo kubereka ko This is the mbakunda. love of our son that Hallelujah. loves you. Amen. Noneho iramuduha. So He gave him away. Nibwo tubona And that is how we muri see Yohana igice cya 3:16 John 3 verse 16. havuga ngo It says kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, that for God loved, yatumye itanga umwana wayo w'ikinege, for God loved the world kugira and ngo gave His only umwizera Son, wese atarimbuka, so we who ahubwo believe in ahabwe Him ubugingo buhoraho. to not be destroyed, rather Haleluya. to receive everlasting life. Amen. Ngubwo ubwiza bw'Imana yacu. And this is God's goodness. Noneho ikibazo, Now the question is, mbese imfatiro zacu zinyeganyeze, if our pillars are shaken, imfatiro zacu if zigasenyuka, our pillars are destroyed, niki twakora? what will we do? Yewe hari ingero nyinshi cyane. There are so many examples. Iyo I can turebye give. muri Yobu igice cya mbere umurongo wa If we 20 look Job chapter 1 verse 21 kugeza wa 22 until 22,
murabizi Yobu yari afite abana akunda You cyane know Job had key ngo love, bari beza and they rwose were beautiful and handsome, afite n'amatungo and he had many cattle. ngo niyo wari umutunzi cyane mu b'icyo gihe At that time, he was the richest man, mu bo bari baturanye and among his neighbors, ntawamurushaga ubutunzi. nobody was as rich as him. Yobu yari umukire rwose Basically, Job was very rich. afite abagaragu bayaragira He had many servants, afite intama nyinshi many sheep, afite inka nyinshi many cows, afite indogobe nyinshi the many horses, or afite donkeys, amafarashi menshi the many chariots, urumva basically n'amagare menshi many vehicles or cars. ibyo byose yari abifite All this is he possessed. ariko ntabwo yari abyubatseho But he was not built on that. ngo Yobu yakundaga Imana But Job loved God a lot. Amen. we yakundaga Imana That he byibuze. loved God. ku buryo n'Imana The yageze point where- irabyirata That rwose God will brag about it. mu bundi buryo Imana yabaye Basically, proud God will be proud of Job. yagize ishema He iranezerwa brag about Job's love. noneho And then dore ko Satani ngo ni umurezi wa bene data the Satan, uhora turega ku manywa na nijoro because Satan, he Yagiye was imbere complaining to y'Imana. God for us. yagiye imbere y'Imana So he came before, I came before God. ariko But see, ntabwo yari ajyanywe n'ubusa yari ajyanywe no kurega he wasn't there for nothing, but rather he was there to snitch. Imana yarizi byose And God knew everything. ihita imubaza ati Satani uvuye hehe And he said, Satan, where are you coming from? mvuye kuzerera isi And he said, I was walking around the world. wabonye umugaragu wanjye And then yo God said, hey, have you seen my servant Job? uburyo akiranuka The one who is righteous to me. nuko antinya And how he fear me. Satani ati ha And Satan said, ha. ntabwo ari iby'ubusa It is not for nothing. niba kubaha If he inka respects you, zishakirwa kwa Yobu inka zishakirwa kwa Yobu nyinshi nziza they have so many cows. intama nyinshi ni He kwa has so Yobu many sheep in his home. ubutunzi bwinshi ni He kwa has so Yobu many wealth in Job. none yabura ate kukubaha That how can he not respect you? aho urumva uko Satani ajya You tureba say Satan is always ni complaining. ukuvuga ngo hari igihe abona ko kwizera kwacu Basically, gushingiye he saw that ku mfatiro zacu our faith is built ubutunzi on a pillar, bwacu on a n'ibintu possession, on a wealth. ariko Imana yaramubwiye ngo But God told him genda byose that, ubikureho that you know what, go and take everything from him. yabikuyeho So he took muri he iki took it away. gice muri aha ngaha muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 20 kumanuka Job 1 verse baje 20. bamubwira bati za nka zabaye zitya They came and said, your cows ba are bagaragu bawe like babaye batya their servants are like this. abana bawe Your bapfuye children have died. amatungo yawe yose Your yaributse possession, your wealth is gone. ariko Yobu But then yaravuze ati Job said, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa Job said, I came from my mother's womb uwiteka naked. yarampaye none uwiteka God gave me, yatwaye so God is taken. uwiteka ahabwa So may icyubahiro God be praised. Amen. haleluya Hallelujah. ati uwiteka So ahabwa may God icyubahiro be praised. He said, yabivuze n'umutima wose he wera said with his imbere heart in y'Imana joy. ati uwiteka He ahabwa said, may God icyubahiro be praised. noneho And then Satani biramurya Satan was hurt. gushima Imana bibabaza Satani cyane That thanking God Arongera hurt asubira Satan imbere y'Imana and went back to God again. ageze imbere y'Imana When Satan got before God, ati yo He said, you know, Satani wabonye he said, ko Satan, God Yobu said, Satan, namurenganije kubera wowe that you see Job is now broken because of you. watwaye byose That you took everything from him. ubutunzi ntabwo agifite His wealth is no more. ariko akomeje But guhimbaza now he praised izina my ryanjye. name. Satani arareba ati Satan he looked and said, atese ugira ngo ubuzima ntibwaguranwa bwaguranwa ubutunzi you think the health and ngaho possession is umukoreho same. urebe ko yongera kugira That's icyo because he's healthy, he praise you. But if he's not healthy, he will not praise you. uko ntimugire ngo byabaye kuri Yobu gusa Don't think it happened to your job only. no muri iki gihe Even nowadays, ibyo birego biracyari that happens as well. kandi mumenye ko And know this, Satani aracyajya imbere y'Imana that Satan always go before God kuko because ntarirukanwa he has not been chased out yet. Bibiri ivuga ko The Bible says azirukanwa that he will be chased out itoro ryiteguye kuzamuka when the church is ready to be ku taken. buryo hazaba n'indirimbo nyinshi The mu funny way, ijuru there'll be many praise and songs in heaven, bishima bavuga the ngo rejoicing, saying, ugende gahoro avuga ngo kuko umurezi wa bene data wahoraga barega ku manywa na nijoro yirukanywe that because the complaint of day and night has been chased out, ngo ajugunywe mu isi that has been thrown in ngo the nawe way. wasiwe ugushije ishyano
bazaba bavuga bati And they will say- wasiwe ugushije ishyano ugize ibyago They say the word you have now fell in problems ngo or kuko in satana agony. ngo kuko satana akumanukiye Because Satan has come down upon you afite umujinya mwinshi with anger, azi ko ashigaje igihe gitoya knowing that he has a short time to work. noneho muri iki gihe aragenda akarega imbere And then y'Imana he'll come and complain to God. ariko noneho twebwe But we dusa naho ibirego bye byatwafekise that will say our wenda complaint Imana iri affect fiyeri us. y'uko umeze Because if God sees how you are, Imana yishimye uko witwaye if God sees how you uhuye behave, n'ikibazo you meet a problem, ya modoka yawe nziza barayigonze your irarangiye car gets you into an mu rugo accident and rwawe it's habaye done. ibibazo Your home is the problems. uzitwara ute How would you behave? What would you do? niba imfatiro zisenyutse Because z'umukristo if your pillars of Christian z'umukiranutsi are destroyed, azitwara ati what would you do? Or how would you behave? no guhimbaza Imana Even praising shukuruni God. Mungu kwa kila The jambo praise God for everything. mu bibaho byose The duhore for which dushima they're happy Imana to praise yacu. God. Haleluya Amen. mu bibaho byose duhore Whatever, dushima whatever happened, praise Kubera God iki? nonetheless. Why? kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu Because it Imana is what ishimwe God cyane. wants to you through Jesus ibyo Christ. ni byo Imana Amen. idushakaho That is what God wants to happen to you. ndagira ngo noneho dufate akanya I wish you take time dutekereze and think nitwara nte that how do you behave? iyo nsa naho ntewe n'ikintu kintunguye That when I'm being attacked of something I cannot nkabona ibyo control, nari mfite bivuyeho that if what I possess is gone, nkabona umugabo wanjye wankundaga hari if my husband who I love dearly, nkabona now hates umugore me. wanjye wankundaga hari igihindutse if my wife that I love dearly now is changed, nitwara nte how do you behave? mbese What do you ngeraho do? ngo hoshi ndarambiwe ibi Yeah, do you bivuyemo. do you sit now? I'm tired. ukabikubita ikirenge ngo mbivuyemo And you kick it to the curb and say I'm tired. erega hari n'igihe bitari ibyo gusa hari See, igihe Imana imutwara Sometimes it's not that only. ikamutwara urukundo God rwari can take rugeze aho him out- rukomeye cyane God can take him away from you when the love was still young. hari n'igihe igutwara umwana wari ugeze iyo umukunda God can take a cyane child when you love the child. ariko dearly. noneho iyo But bigeze bite the question twitwara is, twitwara If gute that happens, how do you behave? What nta do you kindi do? dukwiriye gukora There's no nothing we should. guhimbaza Imana There's nothing we gushima should do, Imana. but rather to praise God, His name, tukamera nk'hariya uriya mugaragu w'Imana yaravuze ngo and become like God, a servant who said, ngo naho imitini naho ngo naho imirima yarumba that if the crop field ngo could fail, ndetse n'amashyo agashyira mu biraro and if the sheep could die in a ngo den, nta in a kabuza pen, ko nishimira Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye Imana ishimwe cyane that no matter what, I will rejoice in the Lord, my Savior. ndumva ntakomeza ndangije I'm not gonna ndagira ngo continue forth, duhaguruke dufatanye hamwe but rather dusenge let's all Imana. stand and pray God together. duhaguruke Let's all stand up dusenga Imana so we can pray to God together. duhaguruke dusenga Imana Let's stand so we can pray to God together. ndasaba